nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimo wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Bavandimwe mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kidasanzwe, nigeze kukibasezeranya nyuma y'igihe gito mbabwiye kuri Bakita Mutagatifu. Ikiganiro nababwiye ko nzategura kijyanye n'ibyo nagiye nsoma bigezweho muri iyi minsi, bigenda bivugwa cyane n'abantu bakurikirana iby'amabonekerwa cyangwa se abantu bafite ubutumwa bwihariye babwirwa n'Imana muri iyi minsi turimo. Nagira ngo rero mbasangize ibyo nasomye, namwe muzikore ubushakashatsi bucukumbuye, muzasanga ibyo mbabwira bishobora kuba bifite ishingiro, tunahereye no ku ijambo ry'Imana ubwaryo. Reka dutangize ikimenyetso cy'Umusaraba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyo gikorwa ngiye kubabwira ni igikorwa cy'impuhwe z'Imana, igitangaza gikomeye cyane iduteganyirije. Navuga ko iki kiruta uretse iremwa n'ubucunguzi ngo nicyo gikurikiyeho. Imana yaraturemye, tumaze kwiyanduza iraducungura mu ivuka, ubuzima bwa Yezu, urupfu n'izuka rye. Igikorwa cy'impuhwe gifatika cyatangiye ibihe byacu byitwa ibihe bya nyuma, noneho kikaba ari igihe rumva haba igihe cy'Imana Data irema iducunguza umwana wayo, igihe cya Yezu Kristo. Ubwo ngo dutegereje nubwo se yaduhaye Mutagatifu nk'umuganura, ariko akadushinga na kiliziya ye. Hazabaho noneho n'ubwami bw'Imana ku isi buzaba butangiwe n'icyo gikorwa cy'impuhwe z'Imana ngiye kubabwira. Mu gifaransa bakita avertissement cyangwa Illumination de conscience, mu cyongereza ni warning cyangwa se Illumination of conscience. Mu kinyarwanda rero byananiye mu by'ukuri, navuze se mama avertissement ndabyita gasopo. Illumination de conscience se ndabyita kumurikirwa kwa roho, kumurikirwa se ku mutima nama. Namwe muzamfasha kumva uko twabyita mu kinyarwanda. Icyo gikorwa rero nikijya kuba tuzagenda tubona ibimenyetso, ariko ngo iki gikorwa nyirizina ubwacyo nuko buri wese azabona roho ye uko Imana iyibona. Buriya twidagenda tugenda mu nzira tugira ngo turi beza, ariko ukurikije ubutungane bw'Imana uko imeze n'ibyaha dukora turanduye pe, ku buryo ko n'ibyaha byawe uko Imana ibona bizaba ari ikintu kizatugarura ku murongo, ariko ujye kuri ku ikubitiro giteye ubwoba. Nibyo kwitegura kugira ngo utazatungurwa uri mu byaha bijyana mu rupfu. Reka dusome ijambo ry'Imana ko turisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe 24 umurongo wa 29 kugeza kwa 30. Haravuga hati: bidatinze nyuma y'iyo minsi y'amagorwa, izuba rizacura umwijima, ukwezi ntikuzamurika, inyenyeri zahanuka ku ijuru, maze ibikomeye byo mu ijuru bihungabane. Ubwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru, n'amoko yose y'abantu azacura imiborogo, maze azabona umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu kirere, afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo twumvise iyi vanjiri dushaka kuba twibwira ati ni ihindukira rya Kristo aje mu ikuzo, ariko yavuze ikimenyetso cy'umwana w'umuntu nibyo tugiye gusoma, muze ko mbere ntamwumva ntaho bihuriye mwebwe. Iryo murikirwa ry'umutima n'abisanga iryo murikirwa rya roho cyangwa se gasopo y'Imana ni igikorwa cy'impuhwe, ni igikorwa cy'Imana ubwayo cyahanuwe n'abatagatifu banyuranye n'abanekerwa bakiriho n'abitahiye. Bakivuga nkaho ari urubanza ruto, urubanza rw'imperuka cyangwa se urubanza rwawe iyo upfuye ukiva muri uyu mubiri. Hari uburyo ubona ibyo wabayemo byose, ukamenya naho ukwiye kujya, niba ukwiye kujya mu muriro cyangwa mu purgato cyangwa se mu ijuru. Icyo gihe rero buri wese azagira iyo experience, azabibona nk'uko byari kubibona iyo abapfuye ako kanya. Ngo bizamara akanya gato, bamwe bavuga ko ari iminota 15. Ngo muri uwo mwanya buri wese uri ku isi azibona uko ari, azabona roho ye uko Imana yibona, ndetse naho yari yakwiye kujya aramutse apfuye uwo mwanya. mu muriro, mu purgato cyangwa mu ijuru, ko nemaze kubivuga. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika nimero yayo
ku nimero 121 n'igihumbi 22 ivuga ibyenda gusa gutyo ku munota wa nyuma wa buri wese urimo kuva mu mubiri. Ni urubanza rwa buri wese ku iherezo ry'ubuzima bwe, dore uko ibivuga. Iragira iti urupfu ni iherezo ku buzima bwa buri wese, rukaba n'urufunguzo rwo kwakira cyangwa kwanga cyangwa se kujugunya ubuzima bw'Imana bwigaragarije muri Kristo. Nkuko tubisanga mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo umwandikiye Timote, umutwe wa mbere umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Isezerano rishya ritubwira ku rubanza rwa nyuma rwibanda ku ihindukira rya Kristo mu ikuzo. Hakaba ariko n'ahandi ritubwira ko buri wese azabazwa ibyo yabaye magipfa. Urugero ni nka yavanjiri y'umukungu na Lazaro, nkuko tubisanga mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 16 umurongo wa 22. Muri buka iby'umukungu na Lazaro ko byagenze, aho umukungu ngo yapfuye agatajya bakamuhamba akajya mu kuzimu, hanyuma ngo umukene yapfa akajya umukene Lazaro yapfa akajya ngo mu gituza cya Abraham, nuko Yesu yabivuze. Hakaba n'ijambo rya Kristo yabwiye igisambo cyisubiyeho, nkuko tubisanga mu ivanjiri ya Luka nanone umutwe wa 23 umurongo 43. Abambwira ati mukanya turaba turi kumwe muri paradizo. Navuze ngo tegereza igihe kizuka ry'abapfuye tuzaba turi kumwe muri paradizo, bambwiye mukanya. Ako kanya rero hari kita kiba iyo umuntu avuye mu mubiri, hari aho itajya. Hari n'ahandi henshi mu isezerano rishya, nko mu ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abanyakorenti umutwe wa 5:8 cyangwa se Abanyafilipi umutwe wa 2 kugeza umurongo wa 23, Abaheburayi umutwe wa 9 kugeza umutwe wa 9 umurongo wa 27, n'ahandi aho bavuga amerekezo ya roho ivuye mu mubiri ashobora gutandukana umuntu ku wundi. Ntabwo twese tujya hamwe, ahubwo amaherezo yacu atandukanye bitewe nuko twabayeho ku isi. Muri iyo gatisima ya Kiliziya Gatolika ingingo ye 1022 ivuga ko buri muntu wese yakira muri roho ye yagenewe kudapfa igihembo gikwiranye n'uburyo yabayeho ku isi, mu rubanza rugamije kureba uko yisanishe na Kristo. Bamwe batekereza iyo kujya kwisukura, bamwe bakerekeza iyo kujya kwisukura, abandi bagahita binjira mu byishimo bidashira mu ikuzo ry'Imana, n'abandi bakerekeza umuriro w'iteka. Mutagatifu Yohani w'Umusaraba Jean de la Croix uvuga ngo ku mugoroba w'ubuzima twese tuzacirwa urubanza bitewe nuko twabayeho mu rukundo. Nous serons jugés sur l'amour. Icyo rero nakwita gasopo cyangwa se kumurikirwa kwa roho bizamera nk'umusogongero w'urwo rubanza, nk'aho Imana yakadukopejeho gato kubidutegereje ngo twisubireho. Nyamara ariko abazaba bari mu byaha bikomeye byo kwigomeka ku Mana, byo kwica urukundo, no kuvanga ibyaha bijyana mu rupfu, bazababara cyane nk'aho bakabaye bari gushya mu muriro utazima. Ese muribuka ikiganiro giherutse kuri Raymond uriya wabonekewe na Yezu nyuma akaganira na Mutagatifu Charles ukuntu yamaze amasaha 4 imbere ya Yezu yatwawe, ibyarangira kumva byari nk'umwanya wo guhumbya, ariko rero ko isaha gasangashiza amasaha 4 mu ijuru igihe ntacyo. Ni mu byishimo bidashaka kubyutamya ko igihe cyahise. Mu muriro rero ni ikinyuranyo, agasegonda kamukangana hari ngira ngo n'amasaha ngahe. Nawe uzareba iyo uri mu bibazo bikomeye ubona igihe kitagenda, nyamara ibyishimo uravuga uti amasaha agenze gute. Rero ako kanya ku minota 15 ku muzari ibyaha bijyana mu rupfu uzasogongera ku muriro, ngo bizaba biteye ubwo bazamera azaba yumva bibaye nk'amasaha menshi. Icyo kizaba ari igikorwa cy'impuhwe zirenze z'Imana izabiduhaye nka deuxième chance kugira ngo twisubireho. Dore rero abatagatifu bagiye babyandikaho babivuzeho. Hari Mutagatifu Edmund Campion, akaba ari umumaritiri wo mu Bwongereza. Yabayeho kuva mu 1540 kugeza mu 1541. Urumva amaze imyaka 41 gusa yapfuye yahowe Imana. Asa nkaho yabaye mu Gatolika wa mbere weretswe iby'uwo munsi. Ntiyatinyaga kubyigisha ndetse akanabitoterezwa. Abaporoso bamurigaga ko ashaka kuyobya abantu ngo abakore mu idini ya Giporoso yari imaze kwaduka, kandi maze no kwamara muri icyo gihugu, nkaho mbese ngo avuze ko umwami w'Ubusipanyol azatera igihugu cyabo akagira idini Gatolika yokamana riyoboye igihugu. Mutagatifu Edmund yabasubije ko yashakaga gusa kuvuga iby'iherezo ry'ibihe, iby'umunsi uruti yindi, aho umucamanza uwasumba azagaragaza buri wese azagaragariza buri wese akamuri ku mutima. Buri wese mu madini yose bizaba umunsi impindura amateka y'isi. Ubu iko niko we abivuga. Dore ko Mutagatifu Mama Faustina kwasika abivuga. Mama Faustina murabizi yanditse akanyamakuru karimo ubuzima bwe, niho tugenda tubona ibyo byose byagiye bimubaho n'ibiganiro yagiye agirana na Yezu.
muribuka ko yabayeho mu 1905 akita Imana mu 1938 amaze imyaka 33 gusa nawe ku isi. Tumuzi nk'umunyabanga w'impuhwe z'Imana, yashyizwe mu rugo rw'abatagatifu na Mutagatifu Paulo wa kabiri mwaka wa 2000. Dore ko avuga rero uburyo yabayeho iryo murikirwa rya roho, nkaho ubwo ari urubanza rwa nyuma ariko hagabanyijwemo ubukanaho gakeya. Ati umunsi umwe nahingukijwe imbere y'ubutabera bw'Imana cyangwa se imbere y'intebe y'Imana, nari njyenyine. Yezu araza aza imbere yanjye nk'uko tumuzi mu ibabara rye. Hashize akanya ibikomere bye byose birashira uretse bya bindi bitanu, ni kuvuga ku biganza, ku birenge no mu rubavu. Kitwe ibikomere bya Yezu by'ubabare bwe, mwibuke ko yakubiswe umubiri wose, mwibuke ko yakubiswe kugeza inyamazigo, mwibuke igikomere cyo ku rutugu abatwaye umusaraba, umubiri wose yabaye ibikomere, ikamba ry'amahwa. Rero ngo yagiye kubona ibyo maze kubona ababari ibyo bikomere byose avirirana, agiye kubona munasigaye ibikomere bitanu byo ku biganza, ku birenge no mu rubavu. Muri ako kanya mpita mbona roho yanjye nk'uko Imana iyibona. Nabonye ibintu byose bidashimishije Imana, sinari nzi ko na twatundi nita duto tuzatangirwa ibisobanuro. Akona nicyo kuri nimero ya 36. Niba muza akanyamakuru ka Mama Faustina agiye afite nabwo yagiye yandikamo nimero ku buryo kubisoma cyangwa se byanditse nk'itabo n'ababikoze kubisoma biroroshye. Ushatse kumenya aho byanditse akanyamakuru kagura 8 wakagura ukareba kuri iriya nimero 36. Karimo n'ibindi byiza wasoma. Nyuma y'ibyo hashize iminsi abona ko ibyo yeretswe bireba isi yose. Abona umusaraba mu rumuri rwinshi rwiyereka isi. Mbese noneho Yezu aramubwira ati mbere yuko nza nk'umucamanza w'intabera, nzabanza kuza nk'Umwami w'impuhwe. Mbere yuko haza umunsi ukomeye w'ubutabera, hazabanza ikimenyetso mu kirere. Ibinyarumuri byose byo mu kirere bizazima, maze icuraburindi ryubikire isi. Ubwo rero nibwo muzabona ikimenyetso cy'Umusaraba, maze ahari ibikomere ku biganza no ku bintu by'Umukiza hasohokemo urumuri rubengerana rumurikira isi. Ibyo bizaba mbere gato ko umunsi w'imperuka ugera. Ibyo biri mu kanyamakuru ka Mama Faustina nimero 83. Dore icyo amabonekerwa yandi bivugaho rero. Haramonekerwa abaye hede mu Budage, yabaye mu myaka za 1940, 1930, 1940. Reka tusome uko byanditse. Umushumba musenyeri wa Osnabrück mu gihe ayo mabonekerwa yabaga yasabye padiri mukuru waho kuyakurikiranira hafi, maze atangaza ko yujuje ibisabwa ngo yemezwe. Mu 1959 nyuma y'isuzumwa rikaze, vikariyati ya Osnabrück yemeza ko ayo mabonekerwa koko yujuje ubuziranenge. Mu bundi ayo mabonekerwa ameze ati: mu 1945 umwana witwa Grete Gansforth, umwe mu babonekerwa, yumvise Nyagasani Yezu amubwira aya magambo ati: nyoko muntu ntigeze yumva mama. Ubu rero n'ubwanjye ninjye ubwanjye uzaza kwiyumvishiriza abatuye isi. Isi izahindagana ihinda umushyitsi, bizaba biteye ubwoba, byegereye ubukana bw'urubanza rwa nyuma. Ubu nditeguye, ariko ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Muzasabagizwa n'umunezero munshimire mwe abategereje ubuvunyi bwanjye, inema n'urukundo rwanjye. Ariko abazaba bari mu byaha bikomeye bazadagadwa. Nzibwira abatuye isi bose, buri roho yose izamenya ko izamenya Imana yayo, izamenya ko ndi Imana yayo. Ndaje, ndi ku muryango. Isi izahinda umushyitsi kandi icure imiborogo. Nuko uwo mwana Grete abivuga uko Yezu yabimubwiye. Harandi mabonekerwa beregara bandari muri Espagne, umwe mu babonekerwa nawe abana bane b'abakobwa babonekewe, umwe witwa Conchita niwe ari mukuru muri bo, niwe ngiye kubabwira ibyo yavuze. Akaba rero ayo mabonekerwa uko bimeze ntabwo tuvuga ngo aremewe, ntabwo yemewe na Kiliziya ku mugaragaro ngo tuvuge ngo bayashyizeho umukono ngo aremewe, nta nubwo hakanwe, ahubwo bategereje ko ibyo bahanuye koko biba. Kuba hanyuma ku bijyanye na garabanda rero, cyitwa gikomeye cy'impuhwe z'Imana cyaramenyekanye cyane, ni ukubera ibaruwa Conchita uyu nguyu yanditse ku itariki 2 Kamena mu kwa gatandatu 1965. Uwo Conchita Gonzalez ari nawe mukuru mabonekerwa ko ari bane, yanditse agira ati: ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1965
Bikira Mariya yambwiye ko mbere y'igitangaza hazabanza kubaho gasopo cyangwa se avertissement kugira ngo abatuye isi bisubireho. Ati iyo gasopo kimwe n'igihano kizabikurikira isi nitisubiraho bizaba bikaze cyane kubeza no kubabi. Abeza kugira ngo barusheho kwiyegereza Imana, nawe kugira ngo bamenye ko isi izashira kandi ko ibyo ari ibimenyetso by'imperuka. Bamwe bazapfa batishwe n'ibyo bikorwa by'Imana ubwabyo, ahubwo amarangamutima azaba afite ingufu nyinshi ku rugero yahitana umuntu, kuko buri wese azabona ububi, umwanda w'icyaha n'uruhare yagize mu bubabare bwa Kristo. Mu kanyamakuru ka Conchita, igitabo cyayo cya kabiri kuri page ya 60 byanditswe na Padiri nabona yitwa ngo Jean de Belencourt. Ndimo kubabwira yuko ngo ikizica abantu muri icyo gihe cy'ibyo bimenyetso bizaba biri mu kirere, kuko Imana izaba itugiriye impuhwe, ntabwo impuhwe z'Imana zakwica, ahubwo abazaba bari kure cyane y'Imana, abantu bari kure cyane y'Imana kandi batifuza no kwigarukira, ku buryo bizasanga batiteguye namba bakubitwe n'inkuba babise bahera nk'umwuka. Nurabizi ko umuntu agize harya agira shoka akajya gusenkopa akamera nabi, wenda nyuma akazanzamuka. Harimo rero batazabasha kuzanzamuka kubera ukuntu azaba aragiye kure cyane y'Imana, cyane cyane kubona uruhare wagize mu bari bw'umwana w'Imana ari Imana yawe. Niba za nkoni bamukubise ufitemo inkoni 80, niba zazi zose zamushiraho ari zawe, byose uzabibona. Uzabona niba ikamba ry'amahwa yamujombye arangaye, byaha byawe amahwa yamujombye nangaye. Uzabona ingaruka zabyo mu bubabare bwa Kristo. Rero ni ibintu mu by'ukuri wumva ko dukwiye kwitegura. Conchita niwe utanga ibimenyetso bifatika by'uko bizabyifashe, ngo hazaba ari mu mwaka w'inyabubiri, ntabwo azaba ari mwaka w'igiharwe. Kandi kuri uwo munsi ngo hazaba ari ku munsi w'umutagatifu runaka wapfiriye Eucharistia. Hakazaba kandi ari mu bihe bya Pasika, ariko bitavuze ko ari kwa kane mutagatifu. Bagiye bamubaza nyine bamushaka kumubonesha amabanga, akagenda nyine ababwira utwo tuntu nibura ngo bamureke n'utwo naho ngaho yagarukiye. Conchita avuga ko ibyo bizakurikirwa n'ikimenyetso gikomeye kizigaragariza kuri uwo musozi wa Garabandari. Aho Garabandari ni muri Espagne, ahantu kuri ako gasozi ngo Bikira Mariya habonekeye hamaze imyaka irenga 150 havugirwa ishapure buri munsi. Ku mugoroba ngo abaturage baho baraterana bakavuga ishapure. Ni umuco na n'ubu gikomeje, n'ahantu hadasanzwe. Abantu bajya bahasura bajya batanga kumenya ko hageze ngo babumva hahumura indabo z'amaroza. Ngira ngo nizo rozari zihavugirwa ubutaretsa. Rero naho Bikira Mariya yahisemo ngo hari mu cyaro, icyo gihe habonekeye hatarabana amashanyarazi, ari mu cyaro kibisi. Ubu ngo hateye imbere nyine mu myaka ishize, ariko n'ahantu Bikira Mariya rwose yahisemo kubera n'ubwo butoni bw'uko bamukunda nawe. Rero ngo hazaba nyuma y'iyo gasopo, ibyo ndetse gasopo nuko ni warning, kwihanangirizwa. Nyuma y'uko kwihanangirizwa hazakurikiraho nyuma gatoya ngo igitangaza kizaza cyo kuhava, kizahaguma kugeza ngo kwishira ry'isi. Ngo bizaba ari byiza kukibona, nta muzashobora kugisenya niyo byagenda gute, kizaba kiri indescriptible, kizaba kidashobora gusenyuka cyangwa kwangizwa n'umuntu wari we wese. Ngabaza abo bizaba bari aho ngaho bose barwaye bazahita bakira. Nibyo ngibyo Conchita avuga. Hanyuma nihamara kuba rero uko kwihanangirizwa cyangwa se urumuri rwa roho rw'abatuye isi bose, hagakwiye n'icyo gitangaza kizakije gushyigikira ibyabaye, kuko nyuma yaho harimo ashobora kuzaba ngo batemera bakabihakana. Reka mbabwire ibintu bimwe ngo bashobora kuzavuga. Ngo harimo urabona abagenga b'isi ntago babura ikintu bavuga basobanura ibintu. Buri gihe murabizi ko babona ibisobanuro no kubyo tutumvaga bakitabona ibisobanuro, tukabyemera ko bitubwiye cyangwa se tutabyemeye, simbizi ko mwe mu bigenza. Ariko icyo gihe ngo bamwe ngo bazavuga bati ati habaye umutingito ukomeye ku isi n'inyenyeri zirahungabana kubera wenda umubumbe runaka wagonze umubumbe wundi runaka, byataye orbite yabyo. Hanyuma iryo hungabana rikora ku mitima y'abantu, bikora kuri psychology zabo. Ariko ntimugire ikibazo, nta bintu byose ntaho bihuriye n'iyobokamana, ntaho bihuriye, ntimugire ibyemezo mufata bijyanye n'iyobokamana, ntaho bihuriye, mukomeze uko mwari mumeze. Ngo bishobora kuzavugwa gutyo, niko abantu barimo baspekera bavuga, bitewe nuko nyine nase ntimuzi ko na Yezu igihe apfa akazuka, bamaze kumenya ko yazutse,
abatware aba bamwishe ntimuzi ko baguriye abantu rubanda bakabaha amafaranga mu mugende muvuga ko intumwa ze zibye umurambo. Rero abagenga bisi buri gihe babona ikintu bakubwira kugira ngo utemera. Rero icyo gikorwa ngo kizakora ku mitima y'abantu ndetse benshi ngo bazagaruka muri Kiliziya Gatolika cyane cyane abayitaye n'abandi bazumva neza ko mu by'ukuri ariyo Kiliziya itunganya Gasanezo yashinze ibindi ari ibikorwa by'abantu. Icyo gihe rero ngo abantu benshi bazagarukira Imana bahabwe penitensiya ari benshi cyane ngo kizaba ari igihe cyo kugira ngo abapadiri tubasabire babone imbaraga zo gutanga izo penitensiya. Hanyuma byose nibitaba rero hamara kuba kuko yanangirizwa hakaba icyo gitangaza gikomeye kizaberaga bandari. Harimo n'abandi bavuga ngo bizagenda biba wenda na Medjugorje naho hari ibindi bihavugwa wenda sinjye ubwinjira muri uyu munsi, ariko ibyo bimenyetso biri nibiba abantu bakomeza isi ikomeza kumera uko yari imeze. Icyo gihe niho hazaza ibihano nka bya bindi Agnes Asagawa yavuze ko umuriro uzamanuka ku ijuru ukatwika abari kwezi. Ibyo Imana biturinde twisubireho. Ni mpamvu mba mbasangije ibi kugira ngo nawe uruhare rwawe urushyireho, dusabe kugira ngo impuhwe z'Imana zikore kuri roho z'abantu bahinduke hakiri kare. Dore ko Sulema nawe abivuga, ni umubonekerwa ukiriho, ni umubyeyi. Sulema Gomez ni umubyeyi w'umugore wavukiye i Salvador mu 1954. Hashize imyaka 30 abana n'umuryango we muri Canada, umugabo n'abana be babiri n'abana babo babiri. Yatangiye kwakira ubutumwa buvuye mu ijuru mu 1991. Akurikiranwa by'umwihariko n'abapadiri babiri bareba ibya roho ye n'iby'ubutumwa bakabushishoza bakabona kubusohora. Dore ubutumwa yahawe na Yezu tariki 28 z'ukwa munani muri 2012, akaba yarabwanditse mu gitabo yise ngo nje kubategurira icyo gitangaza gikomeye, imurikirwa rya roho zose, volume ya 2 page 182. Handitse ngo mbese imurikirwa rya roho rizaba rimeze gute, rizaba risa gute? Ni igikorwa bwite cy'Imana. Uwo Yezu bivuga n'isukurwa n'ikimenyetso cya mbere cy'uko mwegereje ishira ry'ibihe, ni ukuvuga ishira ry'ubuzima ko ubu musanzwe mubuzi. Ntabwo ari ishira ry'isi ahubwo ni ishira ry'ibihe. Icyo gikorwa kirihariye mu mateka y'abatuye isi. Hazabanza urusaku rwinshi maze ako kanya mubone umusaraba munini ubengerana mu kirere, amerekezo yose y'isi awubone. Uzabanziriza gato imurikirwa rya roho. Nimubona ikirere gitangiye kwijima, muzahite mupfukama ishapure mu ntoki musenge kuko byose bizaza byihuta. Umunsi uzahinduka ijoro, maze nkuko byagenze i Fatima, izuba rizabyina ryihindukize rizime bimara amasaha 3, n'ukwezi nikuzamurika maze habeho ibintu bikomeye ku isi. Isi yose izahungabana, abantu bazatekereza ko ari ishira ry'isi. Ubwo buzarutana bitewe n'ibyaha buri muntu azaba afite, maze mu mitima y'abantu hasenyukemo byinshi. Buri wese azinjizwa mu buzima ndenga kamere n'ivi mystique, maze ari imbere y'ubutabera bw'Imana, mbese nka ya nema yabaye kuri Sawuli mu nzira ajya i Damasi. Yinjiriwe n'urumuri yumvira ijwi ryamusabaga guhinduka, maze hinduka wese ndetse aba intumwa y'amahanga. Hano havuzwemo urugero ku gitangaza cy'i Fatima. Igitangaza cy'i Fatima ku itariki 13 z'ukwa 10 1917, abantu bari bagumye gusaba ibimenyetso. Abana b'i Fatima harimo Lucia na Jacinta na Francesco. Muribuka yuko bari barabanje gutotezwa nyuma bagasaba ikimenyetso. Rero Bikira Mariya yararitse abantu bose ndetse n'abanyamakuru baraza, n'abaseptike n'abose batemera Imana. Hariho na communisme, ibintu byo kutemera Imana rwose, ibyo bwa atheisme, ibintu byo kutemera ko Imana ibaho no kurwanya Imana ku mugaragaro. Abo bose rero baraje bazi ko baje nyine kugamburuza ibyabo bana. Ako kanya rero bagiye kubona babona izuba ritangira rirabyina, risa nk'iryijimye gato rikongera gacana cyane, riramurika, rirangije noneho rizana urusaku rwinshi, risa nk'irimanuka rigiye kubatwika bose. Kandi ibyo ngibyo byabanjijwe ngo n'imvura nyinshi. Hanyuma iryo zuba riramanuka,
bose bahita bapfukama bavuga ati turashize nyagasani tubabarire, ngo amarira arashoka, n'abandi bose bari bagiye guhinyuza, n'abafotografe n'abanyamakuru bose barica ati nyagasani tubabarire. Icyo gihe habayeho guca bugufi imbere y'Imana, no kugira ngo bamenye yuko Imana ibasumbye, ibyo bibwiraga atari byo, baca bugufi basaba imbabazi. Icyo gihe rero nkuko byagendekeye Fatima, ngira ngo kaba ari nk'akantu rega ijuru dukopeje, nkuko ibyo byabaye Fatima ku bantu batuye, nimutekereze baye ku isi yo, n'Imana yabishatse yabisuba sinireze muri kirisi yose, ishatse yabikora ku isi yose icyarimwe. Icyo gihe rero niba byarabagendeye gutyo bakisubiraho, uretse ko n'ubundi bitamara kabiri, abantu ntago bashoboka, ntago dushoboka twebwe abantu, turahinduka ejo tukongera tugasubira mu byaha muri inshuro zo dufata ibyemezo. Ariko hano Yesu abwiye Sulema ati Sawuli ajya i Damasi yo gutoteza abakristo, amaze kubona rero muri we yafashe icyemezo kidakuka, hanyuma ahinduka wese ndetse aba intumwa y'amahanga. Ngiye gusoreza rero kundi mu mystike, ubu ngubu ageze, ubu batangije urubanza rwe kumushyira mu rwego rw'abatagatifu, ariko aracyari ku ntambwe ya mbere. Ni umugaragu, n'umuja w'Imana, donc serviteur de Dieu niko babite, servant de Dieu. Luisa Picaretta, n'umutaliyani kazi, yavukiye i Korato muri province ya Bari mu gitondo cyo kwa 23 ukwa kane 1865. Ababyeyi be Vito Nicola Picaretta na Rosa Tarantino bari bafite abandi bana batatu, ubwo Luisa ari kumwe nabo ni bane, harimo uwitwa Maria, Rachel, Louise na Angela. Louise rero yavutse ari ku cyumweru mu gitondo ku munsi mukuru ukurikira Pasika, no munsi ubungubu tubyiziza nk'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, aho Mama Faustina byamamarije niho yavutse. Hanyuma ku mugoroba ababyeyi bahita bamubatirisha, uwo munsi yavutseho ni nawe yabatijweho. Yitabye Imana ku itariki 4 z'ukwa gatatu 1947, n'ubundi saa 2 za mu gitondo. Dore ibyo yanditse, ndabivuga muri make, yanditse ibintu byinshi cyane. Nimushaka abashobora kujya gushakisha kuri Google, mwanditse kuri Luisa Picaretta cyangwa se le livre du ciel, ni byinshi yanditse, byinshi cyane. Reka mvuge muri make akantu tunafashemo mu bintu nasomye kwa Luisa Picaretta. Avuga yuko hari ibikorwa bitatu n'amavugurura atatu Nyagasani yakoze kandi azakora ku isi, donc byose hamwe ni bitatu, avuga ko ari gatatu. Donc hari iremwa, hakaba icungurwa, hakaba n'itagatifuzwa. Igihe hashize imyaka 2000 Imana imaze kurema abantu, bamaze kwigomeka, yabasukuje umwuzure wa Nowa. Nyuma y'iyo myaka 2000 hashize indi myaka yindi yenda kuba 2000, naho havutse Umwami Yesu Kristo. Imana yigira umuniza ku isi kuducungura. Ubwo ni isukurwa rya kabiri, kandi igikorwa cy'Imana, Imana mwana Yesu Kristo. Ntabaje igihe cy'Imana data n'isukurwa ryayo ry'umwuzure wa Nowa. Haje imyaka 2000 yindi, akavuga ati habayeho icungurwa, urupfu n'isuka bya Yesu. Hanyuma indi myaka nanone yenda kuba 2000, nibwo hazaba icyo twavuga irindi vugururwa, noneho muri Roho Mutagatifu, ngo bizaba rimeze nka Pentecoste nshyashya, aribyo bita Illumination de conscience, cyangwa byari twavuze haruguru bya yagasopo, cyangwa se kwihanangirizwa kw'Imana. Urumva rero ko imyaka 2000 n'undi tuyirimo kuva ducunguwe, turi no muri uyu mwaka wa yubile. Ibi byose ni ingabire Kiliziya ibigendera ituronkera kugira ngo tubyizihize neza, tuhabonere imbaraga. Ariko binatubwire yuko nyine iyo anniversaire yo gucungurwa kwacu dukwiye kwitegura tunasukura imitima. Rero ibyo nibyo Luisa Picaretta avuga nyine ati buri myaka 2000 cyangwa se uturu yayo, hafi yayo, hari ikintu gikomeye kiba ku isi kivugurura abantu. Iremwa, umwuzure wa Nowa, icungurwa, noneho na Illumination de conscience, cyangwa se uko kwihanangirizwa no gusukurwa kw'imitima. Hanyuma hakaza ubwami bw'Imana ku isi, hakaza amahoro ku isi. Arongera ngo Yesu yavugaga cya gihe avuga ati nimubona igihe abantu bazavuga ngo mbega amahoro, mbega umutuzo, ati nibwo muzabona umwana w'umuntu aje. Ntabwo azaza muri izi ntambara n'ibyaha bikomeye, ahubwo abantu bazabanza bagarukira Imana. Antikristo yaratsinzwe, hanyuma ubwami bw'Imana buze ku isi. Umwanzuro w'iki kiganiro rero ni uwuhe? Bavandimwe,
ntabwo mbabwiye kugira ngo gusa mugire amatsiko mujye gushakisha nkuko nanjye ngira amatsiko nibyo, ariko ikigamijwe cyane no kugira ngo tujye twakira ibyo bikorwa byose by'impuhwe z'Imana iba yaraduteguriye kugira ngo bidapfusa. Nibinaba ukura amaso ukareba hejuru, ufata icyemezo ugifashe. Nibisanga ukiriho uzaba ari amahirwe akomeye, ariko hari n'igihe bizasanga utakiriho ariko abana bawe bakiriho. Hari igihe abantu bajya bagira ubwoba bati isi imeze nabi, abana bacu bazabaho gute? Ku isi imeze nabi, ko nta valeur nta ndangagaciro zikibaho, abana tuzabaraga isi imeze gute? Iyi si niyo horaho n'ibyuzuye n'ibyayo, amateka y'abantu n'ahazaza n'ah'Imana. Ibyo byose tuba tuvuga, Yesu yavuze ngo ntazagire babwira ngo ndaha hariya, cyangwa ngo muvuge ngo bizaba muhe mwaka ngo mujye gushakisha ibihe. Igihe ni cy'Imana, icyo dushinzwe no kuba mu gushaka kwayo. Rero reka tugerageze, n'ubundi niyo utategereza iyo gasopo, n'ubundi iyo uvuye mu mubiri, ibyo byari kuzakubaho uri kuri iyi si, n'ubundi bikubaho uvuye mu mubiri, kandi bikabaho noneho ari nta kongera kureba inyuma. Iyo upfuye ugiye kujya mu gihembo cy'ibyo wakoreye hano ku isi. Nagira ngo rero bavande, kwa ibintu ufata icyemezo wavuye gushyingura ukavuga uti Imana, uyu muntu wavuze ibintu byiza, reka nanjye ngerageze nisukure. Akenshi dutekereza ko tuzapfa tuvuye gushyingura, akenshi. Ariko nagira ngo nk'Umukristo tujye duhora twiteguye. Yesu avuga ngo duhora twiteguye, ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Gusa tunibuke nanone irindi humure dufite. Ibi byose Louise Picarita tubwiye ati hazaza ubwami bw'Imana ku isi. Isengesho dawe uri mu ijuru, Yesu yasenze avuga ati icyo ushaka ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi y'uko gikorwa mu ijuru. Iyo fiat, iyo ngoma y'Imana izaza ku isi, erega no mu byahishuye buriya tunabisangamo, nuko tutazi kubisoma ngo tubyumve neza. Mu byahishuye ibi byose tuba tuvuga biri mu byanditswe bitagatifu, ariko ntabwo tuzi kubisoma ngo tubyumve kuko nyine ari byahazaza. Ariko iyo Yesu avuga ati ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi y'uko gikorwa mu ijuru, ntabwo azenda garuka iryo sengesho Imana Data itarisubije. Ntabwo bibaho. Ahubwo iryo sengesho Yesu Kristo rizumvikana, maze ingoma y'Imana izamanuke ku isi mbere y'uko isi ishira, ibihe bizabanza bihindurwe. Reka dusoze n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Twumve niba aho bihuriye n'ibyo tumaze kuvuga hejuru. Yohani Mutagatifu arandika ati, hanyuma mbona umumarayika ahambuye kashi ya 6, maze haba umutingito w'isukaze cyane, izuba ririjima nk'umwenda wirabura, n'ukwezi uko kwakabaye guhinduka amaraso. Inyenyeri zo ku ijuru zirahananuka zigwa ku isi, boshye imbuto mbisi z'umutini zihungabanyijwe n'umuyaga w'inkubi. Ijuru riribumba nk'igitabo bazinze, imisozi yose n'ibirwa bitirimuka mu mwanya wabyo. Abami b'isi, abatware, abagaba b'ingabo, abakire n'ibikomerezwa, abacakara n'abantu bigenga, bose bihisha mu buvumo no mu masenga yo ku gasozi, bakabwira imisozi n'ibitare bati nimutwubarare hejuru, mudushe uruhanga rwicaye ku ntebe y'ubwami na kure y'uburakari bwa ntama. Reka duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Nihasingizwe Imana mu bamarayika n'abatagatifu bayo.